Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Kristo Yesu, ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Tugeze muri wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi nizeye ko Imana ikomeje kubarinda, mukomeje no guhabwa umugisha n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge Imana kugira ngo dutangirane nayo. Turagushimiye Mana yacu, Imana ikomeye yo kwizerwa. Turaguha icyubahiro mwami Imana, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ushyirwe hejuru mwami Imana, imitima yacu yagukiye kumva icyo uganira natwe. Turakwiyeguriye mwami Imana, Mwuka wera w'Imana tegeka, tuganirize, uduhugure, uduhe kumva, uduhe kumenya no gusobanukirwa, kuko kubw'ubwenge bwacu tutabasha kumenya ijambo ry'Imana, ariko uri kumwe natwe turamenya ndetse tugahinduka abanyabwenge. Bana natwe rero mwami, humugisha buri muntu wese ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, umugirire neza, umuhaze mu byifuzo bye byose. Ukuboko kwawe kwiza mwami Imana gukomeze kuba hagati yacu, twebwe abashaka ijambo ryawe, abarinyotewe, abarikunda, utugirire neza mwami Imana, ntudusige ntutureke, ahubwo ineza yawe igumane natwe. Abakunzi banaweza bose bakubone mu byifuzo byabo byose. Urakoze mwami, turakwiyeguriye rero, imbabazi zawe zigume kuri twebwe. Uduhe mwami Imana nzima kurama no gukomeza kugira inyota n'inzara byo kugushaka, kuko ijambo ryawe rivuga ngo kunda bagukunda, ariko bagushakana umwete bazakubona. Reka rero twebwe tugushakana umwete mwami, urushizeho kutwagura mu buntu no mu mbaraga, kugira ngo dukore ibishimwa nawe. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ni umwanya w'umugisha bene data, kandi turushirijeho gushima Imana kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo ku buzima bwacu. Turacyafite impano y'ubuzima, turacyafite kuvuga ineza y'Imana. Abageze ahacecekerwa ubu ntacyo bavuga, bamaze kwitwa nyakwigendera, bamaze kwitwa abatakiri kuri isi, twamaze kubita irindi zina. Yesu ashimwe cyane. Njyewe nawe rero tukiri bazima, dufite impamvu zo gushima Imana. Iminsi yose nubyuka bikemera, nutera intambwe bigakunda, jya ushima Imana, kuko haba hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rega ibikikurinze. Hari byinshi ugombye gukora, wenda hari n'ibyo ukigombye gutunganya, kandi nanjye nuko. Iyo ikiduhaye amahirwe, hari ibyo tuba tugomba gushyira ku murongo. Imana rero ibaho umugisha, umwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dufate Bibiliya zacu. Haleluya. Dufate Bibiliya zacu, dufate za telefoni zacu, tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryiza rivuga ngo Imana ntijya yirengagiza abayo. Yesu ashimwe cyane. Imana ntijya yirengagiza abayo. Birashoboka ko hari abakwirengagije, birashoboka ko hari abo watakiye bakwima amatwi, yewe birashoboka ko hari n'abafite ibyo bagusezeranije ariko ntibabikora, bibaturutseho cyangwa bitanabaturutseho. Birashoboka ko hari abo wabonaga bari bugufashe bakakwirengagiza, ikibazo cyawe bakagitera umugongo. Yesu ashimwe cyane. Bitewe n'uko wenda nabo bafite ibyabo, cyangwa bitewe n'uko wumva ubabereye umutwaro. Mwana w'umuntu yakwitaho rimwe, kabiri, gatatu, ariko iyo birenzaho arakurambirwa. Yesu ashimwe. Arakurambirwa, akumva atakibishoboye, akumva nawe afite ibye bimuremereje, bimuvunnye, bimugoye, agatangira kukwirengagiza, cyangwa se akakwima amatwi. Ariko dufite Imana itajya yirengagiza abayo, kubera ko ntabwo yabura uko ikugenza. Iyo igiye kugutabara cyangwa kuntabara, nta nubwo yitabaza amahanga, nta nubwo ikenera inkunga, irihagije. Ntabwo rero Imana ijya yirengagiza abayo. Amen. Humura mwene data, Imana ntiyakwirengagije, iraje gutabare, iraje ikugirire neza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva. Haleluya. Igitabo cyo Kuva ibice 33, Kuva ibice 33 guhera ku murongo waho wa 7. Ukandebe neza, nkurikire neza. Ibice 33 Kuva ibice 3, sorry. Kuva ibice byaho 3.
kuva 3 guhera ku murongo wa 7. Yesu ashimwe cyane. Ngo Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abaheti n'Abahivi n'Abamori n'Abaferizi n'Abayebusi. Nuko dore umurongo wa 9, nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba twumvise iri jambo ry'Imana, Abisirayeli bakoreshejwe uburetwa mu gihugu cya Egiputa, barababazwa, barakubitika, barasonza, bakoreshwa imirimo ivunanye y'agahato, barababazwa kugeraho bibarenga, ariko bibuka yuko hari Imana ishobora byose. Barataka, bararira, batakambira Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yumva gutaka kwabo. Haleluya. Imana yumva gutaka kwabo. Ijwi ryabo ryo gutaka, umuborogo wabo urazamuka ugera ku Uwiteka Imana. Mwene data, Imana twavuze ngo ntabwo ujya yirengagiza abantu bayo. Burya wa mubabaro wawe, kwa gutaka kwawe, ya marira yawe, nubwo urira wiherereye, wagera ahari abantu wenda ukiyumanganya, kandi sina byiza kugenda urata umubabaro, ntacyo binamaze, nta n'igisubizo kirimo. Yesu ashimwe cyane. Ariko nubwo urira wiherereye, nubwo utaka wiherereye, reka nkubwire, burya Imana yumva gutaka kwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Burya Imana irabyumva, kandi nagira ngo nkubwire ngo ntabwo izakomeza guceceka. Buriya hari ibyo yari gitunganya yenda mu bugingo bwawe, hari ibyo yari gitunganya yenda mu buzima bwawe. Ibanze iringanize, ibanze kwigishe kwizera, ibanze kwigishe kuyegera, ibanze kwigishe gukura amaso ku bantu bari uhanga amaso. Ndakubwiye ngo Imana ntabwo ijya yirengagiza abayitakira, abantu bayo bayitakira. Naho wataka ku manywa na nijoro, naho wataka buri mwanya, Imana ntabwo ijya yirengagiza abayitakira, ahubwo kugira neza kwayo ni kwinshi. Hariho igihe umuntu ahura n'ibimugoye, akageraho yumva ko Imana itamwumva, yamutaye, yamusize, yamuretse, yamwibagiwe. Ariko nshuti yanjye, Imana ntabwo ijya yirengagiza gutaka kw'abana bayo. Aba bana b'Abisirayeli rero nabo bakoreshejwe uburetwa igihe kirekire, barababazwa, barakandamizwa, kugera naho ngo abagore babyaraga, ariko bagakomeza gukora imirimo ivunanye, bakababazwa, bagakubitika. Nta bya bindi twebwe dutetesha umubyeyi, mukamwitaho, mukamutekera sinzi biki, mukamugirira neza, mukamuha agakoma, mukamukandisha amazi ashyushye. Ibyo ntabyo babonaga. Yesu ashimwe cyane. Bagakata urwondo, bagahoma, bagakora imirimo myinshi ivunanye y'uburetwa. Nta mwana, nta mukuru, bose barababazwaga gusa. Abanyegiputa bari biyemeje kubababaza no kubakandamiza, mbega ubugingo bwabo bubabare, bumve ko bababaye. Yesu ashimwe. Barababazwa, barumva ko bababajwe. Ariko ikintu nakunze, baratatse. Yesu ashimwe cyane. Baratatse, gutaka kwabo, ijwi ry'umuborogo wabo rirazamuka rigera ku Uwiteka. Haleluya. Imana ngo yumva gutaka kwabo, ngo irabareba, imenya ko bababaye, yumva umuniho wabo, yumva gutaka kwabo, ireba amarira yabo, imanurwa no kubatabara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbese mwene data, si iby'agaciro kumva ko Imana yumva gutaka kw'abana bayo, ntibyirengagize, ikamanurwa no kureba uko bababaye, ikamanurwa no kureba umubabaro wabo, yumvise gutaka kwabo, ikamenya buryo cyubabaye. Yesu ashimwe cyane. Ushaka kuba utekereza yuko nta muntu wamenya umubabaro wawe uko ungana. Nibyo koko nta muntu wawumenya, kuko nta n'uwakubabara nk'Imana. Ariko burya hari Imana igipima umubabaro w'umuntu. Burya ngo igipima n'amarira yacu. Haleluya. Ngo iyapima.
igihe kikagera ikavuga iti amarira y'umwana wanjye yuzuye muri uru rwabya, yuzuye muri iri cupa. Umwana wanjye amaze igihe arira, umwana wanjye amaze igihe asuzuguritse, amaze igihe akubititse, amaze igihe acyurirwa, amaze igihe arebwa igitsuri. Umwana wanjye amaze igihe akoreshwa uburetwa, amaze igihe mu bushomeri, amaze igihe mu burwayi, amaze igihe ashonje. Haleluya! Amaze igihe bamucyurira, ari mu nzu y'ubukode, ameze nabi, baramucyurira, dore n'amafaranga yo kwishyura ntayo afite. Imana yacu ni Imana yumva, ni Imana ireba ikamenya uko umuntu ameze, ni Imana ireba ikamenya gukubitika k'umwana wayo, ikareba amarira yawe ikayamenya. Yesu ashimwe cyane. Wahigima bitewe n'umubabaro n'intimba, Imana ikabimenya. Wataka haba mu gicuku, haba mu gitondo, haba ku manywa, Imana ikumva gutaka kwawe. Mwene data, ufite Imana yumva gutaka kwawe, ufite Imana idashobora kukwirengagiza. Haleluya! Ufite Imana itajya yirengagiza gutaka kwawe. Birashoboka ko hari abantu bakwirengagije, birashoboka ko hari abatarakumvise cyangwa bakuretse, ariko nshuti yanjye, Imana ntijya yirengagiza gutaka kw'abana bayo. Haleluya! Subizwamo imbaraga no kumenya yuko Imana itajya yirengagiza gutaka kw'abana bayo. Subizwamo imbaraga no kumenya yuko Imana yaguciye nk'uca imanzi mu biganza byayo. Subizwamo imbaraga no kumenya yuko burya Uwiteka ibyo yibwira kukugirira ari byiza. Haleluya! Subizwamo imbaraga no kumenya yuko Imana yumvise gutaka kwawe, yewe n'umubabaro wawe yarawubonye, imenya uko ungana, imenya ibikubabaza, imenya akarengane kawe, imenya intimba zawe. Imana yawe ntabwo ijya yirengagiza. Uwiteka Imana ikomeye ntajya yirengagiza gutaka kw'abana be. Haleluya! Nuko igihe kigeze rero, yumvise gutaka kw'abana bayo, igihe cyo gutabarirwamo kigeze, ibwira Mose ngo Mose we, ngwino ngutume, genda ubwire Farawo arekure ubwoko bwanjye, nataburekura nzabonana nawe, ndamanutse jye Uwiteka nje kurenganura abana banjye barenganye. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo reka nkubwire, abafite ibyago, abafite ibibazo, nabakurenganya, nabakuriza, nabagukoresha uburetwa, niba bashobora kumva no kumenya yuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, nibagukure muri ubwo buretwa. Bitari ibyo baraza kubona inkoni y'Uwiteka. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Inkuru uko zikomeza, ushatse wasoma kino gitabo cyo Kuva ugahera bice 3 ugakomeza uburyo Mose yagiye kubwira Farawo ngo arekure ubwoko bw'Imana. Ntabwo Imana izaguma kwihanganira kukoreshwa uburetwa. Hoya! Ntabwo Imana izakomeza guceceka, ntabwo Imana izakomeza kubyima amatwi gutaka kwawe no kurira kwawe. Igihe kigiye kigera kukagera ku Uwiteka akamanuka mu mbaraga ze, mu butware bwe no mu bushobozi bwe bwinshi, akamanuka kurengera abana be. Haleluya! Uwiteka rero ntabwo ajya yirengagiza nshuti yanjye. Ntugire ngo yarakuretse, ntugire ngo yaragusize, ntugire ngo yarakwirengagije, kuko ntabwo ari umwana w'umuntu, cyangwa ntugire ngo yaranakubeshye. Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora ntizabikora. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ntabwo ijya yirengagiza gutaka kw'abana bayo. Ongera uyikomerezeho, ongera uyiringire, ntubivemo, ntucogore, ntuyitere umugongo. Ariko nagira ngo nkubaze, ubundi uyiteye umugongo wajya he? Ubundi uyiretse wasanga nde? Haleluya! Ko imbabazi zayo arizo zituma n'ubundi tudashiraho, ko imbabazi zayo arizo zitubeshejeho. Yikomerezeho, uyihanga amaso, uyizere, uyiyegurire, izakugirira neza. Mwene data, Imana ntabwo ijya yirengagiza gutaka kw'abana bayo. Yatabaye ubwoko bw'Abisirayeli ikabakura mu buretwa, ibageza mu gihugu cy'amasezerano. Iyo niyo Mana ije kugutabara, niyo Mana izakugirira neza, niyo Mana izakugeza mu masezerano, niyo Mana izaguhoza amarira. Ntabwo ijya yirengagiza gutaka kw'abana bayo. Komerera mu ijambo ry'Imana, umutsima w'ubugingo. Urisome, ujye ukunda kurisoma, ujye ukunda kwegera Imana, izakugirira neza, izaguhumuriza kandi izakurengera. Imana iguhe umugisha mwene data, ukomerere mu buntu bwayo, izakugirira neza. Turagushimiye Mana yacu nkuru nziza y'icyubahiro. Urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza, urakoze kujya wumva gutaka kw'abana bawe, kandi ushimwe
kutajya wirengagiza gutaka kw'abana bawe, aho guhora witeguye kubagirira neza, kubarengera no kubarenganura. Izina ryawe nirishimwe, uhimbazwe Mana y'agakiza kacu ko uje kugirira neza abantu bawe, kubahoza amarira. Urakoze ko wohereje Mose. Wenda Mose w'iki gihe ni jyewe waje kubabwira ijambo ry'Imana. Wenda Mose w'iki gihe ni umukoresha we mu kazi ugiye kumurenganura. Mana turagushima. Icyangombwa kiduteye imbaraga nuko utajya wirengagiza gutaka kw'abana bawe. Izina ryawe nirishimwe, kuri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana y'urukundo n'imbabazi. Humugisha abana bawe rero, hoza abo barira, tabara abagutabaza, urengera abarengana. Mama Imana usubize intege mu bugingo bwabo bose bacitse intege, bakugirireho umugisha kuko uri Imana ifite byose. Izina ryawe nirishimwe, humugisha buri muntu wese ukurikije ijambo ry'Imana, ntuzarikurikira ikindi gihe ko ijambo ry'Imana rihora ririshya. Kandi Mwami Imana uba inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'abana bawe. Uragahora ku ngoma wo kwizerwa Mwami. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.